niyo timeze nabi ibintu babikomeye akose bite wowe ese ko mbona urakaye ko mbona urakaye ko mbona umva se umva nyine nese kwisurakara umva nyine nyine kwisurakara nyine kwisurakara man kwisurakara we nyine kwisurakara umva nyine akiri igikombe cyawe man umva nyine ase amagabo ushaka kuburinda ese nyine nese amase man aya man ushaka kunyicira ibikoresho se urangura ibindi bikoresho se reka nifatire inkuru nibyo bingabura reka nifatire inkuru kumbe n'undi muntu abagore babiri jya gukiza abagore bawe ndika twongeye kubasuhuza abakunze ba Kigali 250 ni souvenir nk'ibisanzwe ndi mu mihanda ya Kigali ndahantu kure cyane ne mu nce za Nyamirambo hejuru sindamenye izina neza icyo nze nuko ari Nyamirambo rero mushaka kwibaza ngo uyu munsi ndi hano mamariki hano rero ndi kumwe n'umubyeyi yamamagaye ambwira ko afite ikibazo gikomeye cyane icyo kibazo ushaka kwibaza ngo gite yagize umukunzi ariko uwo mukunzi afite gahunda cyangwa se yarafite gahunda ko yabana nawe ariko bamubwiye ko ashobora kuba ari kumwe n'undi mugore cyangwa se n'undi mukobwa ariko ngewe sindahagera uyu mumere n'ugiye kuhangeza kugira tubikurikirane turebe uko bimeze watangira usuhuza abakunzi ba Kigali 250 muraho neza ndabasuhuza cyane yego nomero zanjye sibaze ko nagiye kumva uramamagara ambwira ati ngwino umunkorera akazi nanjye rero nk'umuntu uba wihuta byataye impitamuga ati ibyo ntibyanci yego nimero za narazibonye hari umuntu wafashije nguku kwanjye nazikuye kuri YouTube yego none se uwo muntu uwo mukunzi wawe ni umukunzi bimeze gute ni umugabo wawe ni umukunzi wawe mwamufite gahunda imeze gute ni umukunzi wanjye twaba dufite gahunda yo kubana mu kwa munani yego okay ntabwo nshaka ko turi butinde mu nzira ndi kugira ngo tubuhagere tubikurikirane neza none se mwamufite gahunda yo kubana yego twaba dufite gahunda yo kubana none se ninde waguha amakuru wabwiwe n'iki ko wenda yaba ari kumwe n'uwo muntu nyine nk'uko wari uri kubimbwira nanjye ni umuntu wamamagaye inshuti yanjye duturanye aramagara arambwira ati tebuka uzurebe mu rugo kwawe ikintu kiri kuhabera nanjye tereka nanjye magire ndebe ukuntu bimeze nanjye nyine nicyo nshaka kureba oya oya ntabwo duseba ubwo uwo muntu abimbwiye ndamwizeye ntabwo yaba ari kumbeshya yaba arasanzwe afite akageso kameze uko se oya uko nari muzi ntabwo nari muzi hizo ngeso ubu ngubu wenda nimba ari bwazitangiye nari nicyo nshaka kureba none se ni hehe ko wakomeje kujya umbwira ngo ni hano imbere turazwa hano buretse ntugapfe kwinjira ahantu uko ubonye icyo ushaka ni ukumenya nimba ari byo cyangwa se kuki wahisemo kuzana itangazamakuru nagira ngo nyine babirebe mbishyire ku karubanda oya naganyumva kuko arimo mu nzu ndabizi ugiye ufata umugabo mwamufitanye ubukwe umushyire ku karubanda hano dukurikirwa n'abantu benshi bari mu Rwanda hanze ku migane yose biragenda bite niko mbishaka mushyire ku karubanda bamubonere kuko nanjye yaba mbabaje kandi dufitanye gahunda gusa iyo gahunda muramukifitera usanga akiri kumwe n'uwo muntu nimusangana n'uwo muntu birahita birangira buretse gato urabanza umbwira ahantu aba kugira ngo sinshaka ko ahita kubona genda banze umangaye muvugisha bisanzwe ndene noneho wowe uraza kuza nyuma ngiye mbanze menye neza ko ari umuntu urimo kuko ashobora kukubona ugasanga yanze no gukingura ibintu bikaba ibibazo wowe ntungira urutoki umbwira hariho ni he ni hariya wa mbere cyangwa wa kabiri kuri uyu muryango wa mbere ubanza uyu nguyu none wowe uraza kuba uri hano inyuma gatoya ndagenda nkomange muvugishe numve mbanze menya amakuru kuko yanze gukingura twaba duhombye kubanza nkareba niba arimo ubundi ibintu bikagenda neza bamenyereye ko bahita bamvumbura sha kananjye mbigenda yewe aba hano nezeri nebeke se Ivan Isaba ndi kubaza mani nzi ko yaje kuri musa arayifashe yaririmo mbase nkubaze hano abantu bari bandangiye ngo hano muri iki gipangu ari minzi kodeshwa yabirimo se ape barayifashe nahantu ndangira se nibwo kibyuka ariko niho ibyuka kabisa arona ni ufite ikibanzo giteye ubwoba yagiwe ubwoba naniwe kamavuna anasanga harimo gushira
hano se harimo iki? hano Wanyera amazi n'inywera? nta kintu kirimo aya mazi ariko yarahari Amazi arimo. Zana ntari. Mbone gukomeza. Aya ntari. Wowe ngwino ndashaka kuwituza noneho ukamenya buri kimwe ubwo yakinguye ndakeka biri goro hagarara aho ngaho kugira ngo ibintu bigende neza. Yewe banka muvandi ndashaka kwita nkomeza kuko ndashaka inzu byatanye niho timeze nabi ibintu babikomeye ako se bite wowe ese ko mbona urakaye ko mbona urakaye ko mbona umva se umva nyine nese kwisurakara umva nyine nyine kwisurakara nyine kwisurakara man kwisurakara we nyine kwisurakara umva nyine akiri igikombe cyawe man umva nyine ase amagabo ushaka kuburinda ese nyine nese amase man aya man ushaka kunyicira ibikoresho se urangura ibindi bikoresho se reka nifatire inkuru nibyo bingaburira reka nifatire inkuru kumbe n'undi muntu abagore babiri jya gukiza abagore bawe ndeka jya gukiza abagore bawe kamera so bwiwe n'iki ko nyifite nifatire inkuru igitenge akira nyine dore shyira umugore wawe dore imyenda yatakaye ase sha ko mbona ukiri muto aba bagore bose bashobora gute babarira n'ukuri ukiri muto abagore bose urabipemera babarira wamburanye iki abaturanyi babarira ntabwo ari indaya yanjye nese ko muri ntabwo ni indaya ntabwo ari imyambaro gusa ariko ntabwo namushyira ku karubanda umva bamaze we gasopa ahubwo muko umva nkubaza uretse nyamase ninjye wababwiye se ngo mukore mukora njya bwo sohoka ese aba bagore bose kunsabye imbabazi wamburanye iki itwara dufitanye ubukwe ni umugabo wanjye iyi ni indaya se ushingiye kuki je ntabwo ndi indaya we ndakwiyamye ahubwo unandebe neza unanyitegereze mwari muri mu biki se ko muna mwese murabyutse turimo twe mu byacu turabyutse nyine cyane mubyutse mu nzu yande yacu Sheri yumva se gira ndayisohoke ntabwo ndi indaya reka ngusobanurire urasobanurira iki ibi ni ibiki sheri iyo bakwitira wowe sheri ibi ni ibiki ndimo umugore wanjye dufitanye ubukwe ku 19 none se ubu numunasi none se ngende iki cyawe wowe uri inshuti yanjye nkukundira kumfasha pe kamfasha buri kimwe cyose cyo kintu mukundira ariko uyu ni umugore wanjye uyu ni ugomba kuba umugore wanjye wisezerana uyu nguma arakora iki mu nzu yanjye arakoramo iki yaje kunsura yaje gusura mwambaye ubusa musohoke ikinonze ni ibishaka yenda bitamusura ntabwo ndi indaya iyo nzu urimo abantu mwibe iyo nzu urimo urayishyura birakureba genza gake birakureba genza gake ndebera so uyu muntu uri kumamagara abona nibere mu babarira sebwo akankubaza ko icyo wazanye undi mugore kandi ubizi ko ufite uyu muvandimwe aramfasha buri kimwe cyose anyishyurira inzu arangaburira uri kubisenya na telefone mfite ejo niba yinguriye none se ugura umunyine nasone ufite mwibaza umuntu gukora ibyo bintu byose ukarenga ukajya mu reka nsabe imbabazi sheri wanjye icyo wasanganye uriya se niki naguhaye buri kimwe nagiye no kubibwira imiryango mbabwira ko ugiye kuba none ndimo kunkorera reba akazana n'undi ko n'ubundi arankunda kandi nanjye bwari ubwa kangahe uje hano mujyane yewe mura hano mujyane uhora hano ntabwo ari ubwa mbere kameramani ni gutera ibintu ibintu byose byose biki kameramani se nta kameramani uri hano nta kameramani uri hano umusore ko nasabimenya uzi kugira ngo ukuri ese ubwo wavuye mu nzu y'abandi wari umuntu asone ntabwo bisongera ndekura igirayo wewe wanzanye ahubwo inzu murayisenya sohora ndaya reka musohore murayisenya reka musohore musohore rero ntabwo ndi indaya genda gakeya ndetse ko ibintu mwabisenye ndekura ntabyo nibyo bari bari genere ko amashuka adatose genere ko adatose genere ko adatose mu nzu yanjye we mu nzu yanjye babarira
we muri kwambara n'ubusa ndavuze ngo sinakira kimwe nshaka kumva nakira kimwe nshaka kumva murebe ko amashuka atameze ukuntu murebe ko amashuka atameze ukuntu ndebera n'ukuri babarira sana yanjye w'abantu sabaga mu nzu yanjye ase kamera maho ukabifata n'ubundi ko aribo bishize ku karubanda n'ubundi nibo bishize ku karubanda n'ubundi nibo bishize ku karubanda nibo bishize ku karubanda ntabwo biri ase mwatsa kinjira mu cyumba ngenda yatose musohore nawe sohoka hanze aho ndavuze ngo sohore iyi ndaya nawe uri ndaya ntabwo sohore bani wanjye ndakwiyamye ndavuze ngo sohore iyo ndaya ntabwo mbishaka ntabwo ndi ndaya umenye ko afite ubukwe wakwigendera ngenda njyahe se yanzanye hano nasohokere mu igirayo badiringa ibyabo ngende mu nzu yanjye ngende mu nzu yanjye sheri ibyo ntabwo bindeba wamburanye ikigo mbwira ikintu wamburanye irandaye wazanye mu nzu yanjye nsuze kana ibintu bifitware gakema nta mpamvu yo kwirwa mu Rwanda ziko abantu bahuriye kubera mwebwe nasone mu mfite ahako barahurura kubera twebwe njewe uyu mugore njewe ndamuzi wonze n'uyu mugabo byabanje kungora njewe nzi n'uyu mugabo ariko nasobanuriye wabuze iki abagore babiri wowe urumva bizagenda gute aba bagore rero nukuvuga ngo uyu ni umugore wanjye tugomba gusezerana dufitanye n'ubukwe kuri 19 z'ukwa 10 sibyo tuve mu nzeri kumubwira ako mu bitware gake mutu ibintu byo gushwana nk'inkoko n'inka zarabiretse ngwino nyongera guhinga z'abantu bafite imirimo babuza abayihinga nayisohokamo gutya urahagarara aho none ntari njewe ndaguma hano hani wanjye none se niwe nayo nyiri kubaza kugira ngo ufate abagore babiri bose ubahondanye imitwe ubahumva bimeze bite ntago ari ukubahondanya imitwe sheri namusobanuriye namubwiye ikibazo afite n'uyu nguyu tufitanye ubukwe mu kwa 19 ubu nguko numenye babyansekeye ubu uragira ute mufite ubukwe cyane none ubwo ariko uyu nguyu kubera ko niwe umenyera buri kimwe cyose anyishyurira akwishyurira inzu ufagera kwishyurira inzu ngewe nta kintu namukorera kandi yavuga ko kandi ujye mwishyurira inzu ntacyo naguha igihe cyose ndihiringa kubera none ni gutuzanye no mu bebe hano muri iyi nzu bose barishyura ariko wo mameshe muri iyi nzu ni iyande uwo mufite ubukwe ni uwese iyi nzu ni iyanjye ni iyande wowe wishyura inzu ni iyanjye sheri ni iyawe ni iyanjye inzu nijya nyishyura inzu nijya nyishyura uri kubyumva ni wowe uyishyura ariko n'uyu nguyu arayishyura gute uzamufate mugende mujye gushaka narebi najye kuko nanjye ntago nanjye namureka nanjye inzu murimo uyishyura ngaho iyi nzu tuyishyura amafaranga 50,000 uranunguye umuryango none nababwiye mbabwira ko dufite ubukwe ariko ubu ngubu nawe ndabizinutswe yambabarira pe bari babizi twari twanabatumiye dufite ubukwe mu kwa 10 kuri 19 mu kwa 10 kuri 19 ni mu kwa 10 kuri 19 kwari turi mu kwa 8 nibwo twari dufite ubukwe cyeka nimba ngo bundi ufatanye n'uyu nguyu ukumva uri seriye uri kubyumva cyangwa hano harimo ibindi bintu ushaka binywera oya nabyo ufite ikihe kibazo niko nshuti yanjye wowe ibintu ubonye urabona igikurikira ari iki ngewe ibintu ngewe birantunguye ngewe ubu tuvugana ngenda numiwe oya ntago ndi indaya yavuze ati rwose icyo mupfana nuko umwishyuriye inzu bisanzwe biraho nta kintu ubwo ngubwo afite icyo ashingira ahambwira ko ari indaya ubwo arambwira habona binyanditse cyangwa nimba yaranguze bimubaze akwishakira undi mugabo se mbona uri umukobwa mwiza ibibazo by'amafaranga kuki utambwiye buri kimwe cyose numbwira ubwo nibwo wari yagize se wari yuze ikibazo cy'amafaranga utuhamagara uyu nguyu none se reka mubaze uba amaherezo biraza kugenda gute reka banza nkubaze nubwo udashima nubwo udashima ntabwo ndi inyoni wantayawe nuba nagurkize iyi nzobe ndekura none irahenda sheri
irahenda be Nyirishari wawe nyashimba magaza ariko reba na nyashimba magaza reba na nyashimba magaza we yemba numiwe urasetsa nta kintu twavugana wamuzanye mwabyumvikanye urasetsa nanjye impamvu nazibuza no kubera kumuhangayikira uyu nguyu utanyurwa umukobwa n'umwana mwiza urabona umwana mwiza ndabizi ari kuba wamutaye nene ryaraha pe ariko nambabarire bisanzwe bikora yavuze ko hamaze iminsi nimba yishyura inzu nawe byumvikane ko nawe muba muri ko oya yaje ejo namwatse amafaranga arambwira ngo arazayanzaniye ararara murayagaruza mwaraye mugiye ibaze yini sheri mbabarire nyine bivuga abantu bose babyumve cyane kintu mwakoze oya twaraye tureba filime pe mwarabugira iki hanyuma ari amashuka yabaye iki yantu yatumye mwarebye filime vugisha ukuri yambwiye ko kundeka bigoye niyo wamubabara ntago yandeka ko yambwiye ko n'ubundi kundeka kwiwe nawe bigoye nashaka nakureka biragoye mufate mugende umvira ahangaha mufate mugende umvira ahangaha nta kibazo nanjye impamvu nasibuze no kubera guhangayikira uyu nguyu utagushima nazo nerekana bakozi ba Kigali 250 ngenzajya byose mbikurikirana ibaza abantu babibona bari bazi ko dufite ubukwe ibaza abantu babibona bari bazi ko dufite ubukwe inzobe ngo nituma aza yiruka inzobe nayikurikire rero nakurikirira nzobe yo naziranyashe nago nzi ibyo binyashi nabyo nzi nazikurikira nubazi koko mumere mbona yavamo umubyeyi mwiza turiyungana nta kibazo babarira ninda uri kunyina hejuru nje nago nanjye araje atahe ikibazo cy'amatsiko inzu ko yabanze gutinda areba filime mu mwanya nyine mu mwanya reka mbabaza nimba bose bishyura ino nzu ubwo amaherezo araza kuba biragenda bite barayiraramo ari babiri oya uriya yarayazanye nyine ndi gukubaza barayiraramo ari babiri uriya twaraye yararangiye nagende ngo yabashizemo nanjye ntago nanjye nayivamo reba bakwirukanye n'inyandikira hari ayansubize nigendere ntasaye kumfatanya ese wamukundaga abagabo bubu ukunda ibyo afite ushaka utoroshye oya ndoroshye pe sheri niba ubizi kandi niwe mwararanye kandi twarimo tureba filime twarebaga filime njye nawe twararanye kuva ku cyumweru kugera kuri uyu munsi kuva ku cyumweru wari utaraza kureba umukunzi niba wamwizeye ukavuga ati nabyawe ntabwo namara iyo minsi yose naraza hano nasiduka waranteye n'inda mu cyumweru tumaranye uri aho ngaho warampishe ko ufite umugore umwana ngo dufite ubukwe mu mwaka utanga mu kwa kabiri tugende no kwa muganga niyo mpamvu ari kwitiranya amatariki abafite ayo yakubwiye ushobora kuba uri kwivugisha gutyo ngo ngende gutyo wasanga wanteye n'inda muri iyo minsi tumaranye uzi uko usetse ibyo by'inda zanyu rero mushakana turazijyana we nabwo ndamujyana ntabwo ndekura nawe wibuke ko ari amafaranga naguhaga hari inyandiko wambwiraga ngo ukwiye kuguriza nawe ujya ufata icyemezo nk'umuntu musohore nawe ugena umusore kuko ari yawe ujya uca agasuzuguro njye mporofita amuko bari baje ase wagiye umuntu mwara ngenda afata urugi ndarufata tugende tujye muri polisi vayo munazana mufite amasomo tirira hari yayo nyandikira hari vayo wakaga wowe kigize inshurashuse vayo turajyana nasana mufite sheri ngwino nkeze uyu muntu turajyana nasana mufite muri reba ukuntu abantu bahuruye urangeze indaya zawe wowe nasoni n'amafaranga yanjye baranyuzemo nibyo mwihaye uri kumwambika ubusa kumwambitse ubusa leta zirabikemura batugeze meza oya biranzo bayindaye ndaza kuyaza tuyemeza faranga yanjye ndaza kuyazana mbabari wajya gombwira yuko ari ukuyakuguriza nyandikira hari baye tugende ubereza ibyanjye bete mbuze ndurusha mututabare
Nese jama. Urampa ibyanjye cyane nabyumva. Uretse na leta izo. Nese kuba kwirukanye. Na leta izo ndayihamagaye. Wa mugore wundi sagiye. Uretse na leta izo ndayihamagaye. yagiye mu nzu ye. Mwihaye ibintu by'ubwambuzi. Bigenze gute kuvugije ndo? Genda tabaje. Bigenze bite? Ngiye ntago ngiye umuntu yambwa ngo nzamuguriza amafaranga ngo ni inshuti yanjye ngazangira umugore. N'inyandiko ihari. Narangiza mbwire ngo ari kunyirukana bivuge ngo uwo ngo bapanze ubukwe ahubwo niba yasangira ntibamereza ibyanjye n'inyandiko zayo zirahe ngo guki yamereza ndariye ngo mubaze ndariye ngo mubaze nibemera kuyasubiza mada mubaza akantu kamwe ariko uremera gusubiza uriya muntu amafaranga ye ibyabo babiziranyeho nta kimwe nzi bamamagaye kuri telefone bambwira ko iranda irimo hano nta kintu nzi cyerekeye n'ibyabo nibagende nta n'isoni ari kuba ko afite nyandiko ngo ari yakabye we ashaka amafaranga y'ibindi bikaza ubundi mwandaye mwakihangiye imirimo mukava muri ibyo ubwo wumva wishimiye kuba uzerera gutyo kandi nawe ari kuba ko wabwe ndaya ari wowe umva mubivugane ubwanyu njye ntabwo bindeba rwose ari kwiteza abantu bakunzi ba Kigali 250 ngenda bikurikirana paka umva icyo nshinzwe ni amakuru ngiye murama ibyanjye barama ibyanjye ngiye amafaranga yanjye ngiye yajyaga ambwira ngo ninyamugurize kumba ari kuyata kuba azagira umugore nimba barayasangiye inkweto ibintu byanjye byuzuyemo hariya mu nzu na varize urabizi na wa mupira wiwe harimo na varize hariya mu nzu we n'inyandiko z'amafaranga yanjye naguhaga urukumva nawe uramusuzuguye buretse leta nose umugore mukuru ko yaje murasetsa ese urarabimubwiye bikibwo mukuru yaje ndimubwiye ntabwo bari kuba kiyampaye pe ntabwo ari kuba kiyampaye iki sheriza natumuhagenda genda uzane varize yose hariya urugara rutsinde genda uzane varize hariya mu nzu we umva nkubwire nawe ujye kumfura imisatsi injira hariya mu nzu uzane varize yanjye yose n'inyandiko zanjye byose ibintu byose birimo hariya mu nzu bime urukumva uzane niyo n'ibara ryawe ryambara mwarigize abambuzi murya amafaranga y'abakobwa urukumva niba ari wo mufatanya kwiba noneho turabimenya ni nkaho wanyibye rega ni nkaho wanyibye ni nkaho wanyibye wowe ariko nta nyandiko dufitanye inyandiko hariya mu nzu nese bamuretse akanda witonde ukumva ndakura oya mve mbere uko mubijugunye nta soni ugira uko nta soni ugira uko nta soni ugira wowe uko muyihindanyije uragenda yambaye ntayo nemera ese uragenda yambaye imyenda mwandije ntayo nemera nzanira wamutije yawe se akagenda umva nkubwire rero umva ni hagasuzuguro wakagabo we ntabwo nzi ko ari ukuteye umugore agiye mu niba nzu wishyura umugore mukuru wumva yuko ngo agufashe ntabwo ngiye nanjye wazuze imfatiraho nanjye wanyitaga umugore wawe undira yanjye kandi ikindi ayo mafaranga naguhaga afite inyandiko urukumva imyore ntabwo nzongera kuyambara ngiye mfite amafaranga narihaye ndagura indi ngiye nzanire mpamvu mufatishije warihaye rero ndekera nariya genda unzanire varize yanjye hariya urugo bararutsindiye urukumva arayitsindiye si uyunguyu ngiye namusiga reka ntabwo byakunda ntabwo nagusiga rega utamaye yanjye amafaranga yawe yava azagaruka kuyifata nabagiye ugira ngo bashire mutene ibyawe naje uhari ugira ngo bashire mutene ibyawe naje uhari akundi karakagore maze nkereke ngewe aho mbere umugore ngewe reka nguhishe biri hanze byose biri hanze ndekura rega ndekura mw'abantu byose biri hanze gahunda ni biri hanze biri hanze ndekura toka satani bandi ibintu baza ngwereka baza zivaneyo sha reko naniza taekwondo sha na taichi byose igitare kuwe igirayo igirayo kagore we ufite abagore pe we kutare kuri imigize ba rubu urakomanya ari ruburi wowe uri ngiye yewe numbi ubwo reka bikubeho niba wabyiteye wa mugabo isomo ndaribonye urayibonye kandi wasanga ejo uzamugarura ntabwo bizongera nyine ubwo umva si biragenda bite najya iki umva nawe nashaka bajyana ari amazi ari mu ibasi birasobanuye iki ari amazi bira niyo bakoresheje bamaze kubikora bakora ibiki basambanye iranda y'umukobwa uri kumushaka se uramponerezeho oya nagenda ngwino umuhe ngo naza muhe jya guhundi mugore ngwino undi mugore ngwino umuhe wahaye wa mbere hano wa kabiri nawe uramusanga
uramusanga hano wa kabiri cyageze hano kuzana umuntu hano ubyerekana hose biba byarangiye mw'abantu mwe namuhe muhe sohoka niyo mikosha yawe yamunze umuhe nese no uramwirukanye nagenda nago mushaka sohokera mu rinzi ko ushaka nawe agu nansohokere mu nzu nago mushaka agenda ajyahe ngura mukurikira ari kurira urabona ariko nago wayinjira niko kumvikana iki umva na wagiye umuha yagumuha neza uyu nagajya nyurwa bamuhaye amajoro ndara urana amajoro bigenda biringa kugira ngo abeho nuriya ngura mukobwa ari umukire se wa he niba ari umukire namusange rero bamugurira televiziyo yego iyi televiziyo nayiguze ngo ni wewe wayiguze namusange rero namusange ese ni wewe televiziyo yawe urayita ese byagenze wahamagaye nde nahamagaye polisi bakuze ko wakomeretse bihorere ngeze bankomeretsa ko yakomeretse bihorerekeje no mubyeyi no hano oya bihorere intambara ngese ngo nahiturere ngewe cyangwa turuba ntasoni ubu biragenda bite biri bugende bite leta niri bibukemura ese inkuna nyina baguha imyenda yawe n'imbirimo ntago byakunanye ntago nakongera gusubira muri bari abicanye urahabye bari abantu bambishije amaraso banica n'umuntu uramutinye ntago mbatinya ariko kanjye kwifatira amakuru nzanyafata abakunzi ba Kigali 250 mujye mukomeza mukane subscribe kuya mukomeze mubone show nkizi urikiriza oza dufatanyije akazi ukuri kwisetsa ariko ukuri kwisetsa mubiziranye tubiziranye n'ibiki sheri no mutipa ushaka kuba atari seri mana ushaka kuba atari seri ni seri ibintu bibaye undi amenyo yavuyemo none nawe ariko ubundi bikora unkunda urankunda sheri ararwana agira intambara ndamu uyu se cyangwa uriya uyu nguyu uriya se bitebye yani ndaya yanjye ni ndaya yawe iki murajyana wiza wisitatisha hangaha murajyana mbase wabanje ukamena ari amazi bakoresheje yinjire nyine we yakore namanza agenda hariya ugiye kuyamena ndajya kuyamena ngenda bakumenera amazi akumwa baragoba barabikora ukaza ujya nagenda arankunda nuko ukahita ujya kumena nagenda ko ndumeze nk'ugiye kwamumbi abibase ko mu Rwanda se kandi arasohoka oya sohoka nzakira mu nzu sohokera mu nzu sohokera mu nzu nzakira mu nzu sohokera mu nzu ntabwo ushaka muzanye sohoka ibintu murabihirika nanzashire mu nzu nese inzu ni yawe niye ni yanjye sohoka ariko sohoka na mugabo nawe abagore oya ariko se wajya wihagararaho nk'umugabo sohoka uri mu mafuti biragaragara kuri mu mafuti none se nimba uri mu mafuti wagiye ucisha bugufi none se aragenda yambaye isume ubwo urabirukanye bose nibagenda nagomba shaka aragenda yambaye isume se muhi twenda rero ntago wambabara twenda twawe nyine je kugu twenda twawe mutambike muye nese urabyemera kuva hano se cyangwa uraza kumusaba imbabazi ndaza kumusaba imbabazi yatuje umujinya washize kanje kwira waho ndeko yagiye muwe mubiganiraho muvandi mwabantu imyenda iracyahari umbase waje ukavugisha abantu bashaka mudugudu akuzi ko wababaye ntago ngiye nabyihanganira ntago navaho ntago navaho ngaho gucyo bigaragara ko bahunga bahakorera n'ibindi byose birasobanuka birangiye ubaye indaya babiziranyeho ese nijoro ari ikintu mwakoze biriya bintu babiziranye nijoro ari ikintu ari ikintu mwakoze cyangwa mwarebaga filime uwo mujinya no wi ujye kubaza uriya mugabo sha mwabantu mwe rero ikintu ngiye gukora mbega intambara ikintu ngiye gukora no kuba mbihagarikiye hano nkazamenya uko bizagenda ubutaha ubwo ubutaha nzababwira uko byarangiye mwakoze kubana nanjye ndananiwe pe duhura ubutaha